Tuhita dukomeza mu rugo ndabona imico y'abana imbira n'ijuru indiri tuzahurira bagezi aheza mw'ijuru tuzahurirayo data tuzamusingiza ubwo buntu yayo Mana ikora ibikomeye ibyo tubona imbere yacu Mana bidashoboka imbere yawe birashoboka uri Imana isumba byose turabona umwanya udukomereye muri uyu mwanya ubabaje imitima muri uyu mwanya Mana wuzuye agahinda n'umubabaro ariko hamwe nawe byose urabishobora niwe Mwana uhumuriza imitima yababaye kandi turi mu isi turwana n'umubi turwana na Satani turwana n'intambara nyinshi ariko dusimbukije nawe rero muri uyu mwanya turagusaba turakwinginga ubane natwe komeza imitima yacu mu biri imbere yacu tugiye gukora byose ubigaragaremo ntihagaragara abantu ariko hagaragara Imana Mana ugaragare mu mitima yacu amagambo yawe avugwa Umwami Imana data mu bikorwa byose abone ku kuboko kwawe ubane natwe ukaba ababyeyi ufashe uyu muryango n'abandi bose bari mu nzira baza twese dufashwe nawe kandi dusabane nawe igikorwa Mwami tugikorane nawe kandi wowe dushize imbere kandi wowe tugihaye dusabye twizeye twiriye kubikora mu izina rya Yesu amen.
nubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka nubabare wihangane wireke imirimo yawe tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka ndacyabazi ibyaremwe byose bisubiza bitya biti iyi si yaciza gusha aheza mw'ijuru tuzahurirayo. Pasiteri yongera gufashe nyuma abacyari bagiye ngiye kugushima no kukurata no kuguhimbaza kuko uri Imana iri hejuru ya byose mu byiza no mu bibi tukwiye kugushima avuze ngo tugushime mu bihe byose uro gushima uri Imana y'imbaraga n'imbabazi uri Imana itanga imigisha uri Imana y'ihumure uri Imana ikora byose mu kuboko kwawe muri uyu mwanya Mana turi muri iyi nzu Mana data wa twese mu mwanya w'umubabaro mu mwanya wo gusigwa n'umwana Mana data wa twese uri mu ijuru twari tumukunze twari dukunze kubana nawe ariko nawe wamushatse Dawudi yarabivuze ngo Imana data njyewe si iwe ntakije aho ndi ngo ariko nitwe tuzaje aho yagiye rero muri uwo mwanya nibyo tugusabye abantu bose turi hano tumenye ko turi abagenzi n'abimukira ku isi mu isi ntabwo ari iwacu mu isi turatambuka gusa turashya dutambuka ariko aho tuzaba iteka ryose tunazongera kubabara no gutandukana n'abo dukunda ni wawe mu ijuru rero turagusaba ngo ukomeze imitima ya twese ababyeyi Imana basizwe n'uyu mwana tubashize mu maboko yawe turabakuragije batange mwihumure muri iyi nzu muri uyu muryango muri urugo tanga mwihumure riva kuri wowe kandi Imana mu bigiye gukorwa byose turasaba ngo ubigaragaremo kandi ubibonekemo muri uyu mwanya turakwiyegereje dutazi ikaze mu mitima yacu kandi Imana data wa twese udukingurire imitima kandi imitima yacu ikomezwe nawe ikomezwe n'ijambo ryawe ibyiringiro bizima ibyiringiro bimenya yuko mwisi atari iwacu iwacu ni mu ijuru aho tuzabiteka ryose tubisabye tubyizeye tuzingiye kubikora mu izina rya Yesu amen. nibaze badufashe tugende abafata indabo haziriho raho umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe uko bingana byiteze impanda ye umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi byaremwe
Esashime, 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 icyubahiro bwiwe, icyuwo mwana w'intama, tubikasezeranye, tubijejwe cyane cyane y'ugushobora byose, kuturinda no kutwoza ibyo twagucumuye. Esashime, 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 icyubahiro bwiwe, icyuwo mwana w'intama, duhimbaze izina rye. Amen. Tuweze kwamba kuwaho turabaza mukomere kandi turabafikisha igikorwa mwese twamaze ahantu hose, turabaza murakaza y'Imana bamugisha kandi mwagize neza kuza gutabara igikorwa ukwezi kwa kane mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Iyi tariki warayiteguye ugiteganya kuva kera, imfatiro z'isi zitarashingwa n'uyu munsi wari ku mugambi wawe. Wabwiye Yeremiya uramubwira ngo nakumenye ntarakurema kandi nkwereza ko uzaba n'umuhanuzi. Uyu munsi wari uwuzi mu mibereho yacu yose yo kubaho no mu gihe tumaze aha muri iyi si. Uyu munsi wari uwuzi, wari uzi ko duterana twese hamwe, duteranye uyu munsi duteranijwe n'ibirori z'uyu mwana wacu w'umuziranenge wadukuwemo. Turi hano, turi imbere yawe, turamuherekeje, tugiye gushyingura umubiri we wagenewe. Iyi mitima yose tuyizanye imbere yawe. Iyi mitima niwe wayihumuriza binyuze mu ijambo ryawe. Usengeye umugaragu wawe agiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Ijambo ryawe ni ibyiringiro byacu, ijambo ryawe ni ubutunzi bwacu, ijambo ryawe ni ibyo kurya by'uru rugendo dufite. Barutangiye twibwira ko rworoshye ariko rurakomeye, harimo ibicantege byinshi, harimo kunanirwa, hari ubutayu burambiranye, hari ugupfa, hari ugupfusha nk'uko duhuye nako, hari ubupfubyi n'ubupfakazi, hari ukurwara no kurwaragurika, hari ukwiganyira kwinshi. Ariko ijambo ryawe ni ibyiringiro byacu. Ijambo ryawe niryo rirema ibyiringiro mu mitima y'ubwoko bwawe. Twinginze Imana Data mu izina rya Yesu kugira ngo ureme ibyiringiro muri iyi mitima yose iri imbere yawe. Iyi mitima ibabaye, iyi mitima ifite agahinda n'amarira menshi n'umubabaro mwinshi. Ariko twinginze Imana nyir'ijuru, twinginze Imana ifite imbaraga, twinginze Imana ifite amaboko, twinginze Imana nyir'ihumure. Ijambo ryawe ryururuke rihumuriza iyi mitima. Iyi mitima yose iciye bugufi imbere yawe, tuyizanye imbere yawe. Ni wowe wayishobora, ni wowe ushobora ibidashoboka. Mu izina rya Yesu ni wowe uyiringiza ijuru umunsi umwe, kuko tuzoribanamo nawe. Ababyeyi n'abana babo, abavandimwe n'abatandukanye, abishwe n'urukumbuzi umunsi umwe bazahurira mu ijuru. Umugaragu wawe Bwana, umukoro
tuzomereza amahoro ushyira ijambo ryawe mu kanwa ke agiye kugira icyo atubwira amagambo y'ihumure atubwira amagambo adufasha muri uru rugendo ruraruhije ari gushyira ijambo ryawe mu kanwa ke avuga avugishijwe nawe. Yesu agiye gusubira mu ijuru yabwiye abigishwa arababwira ngo ese murizeye? Ntabwo turi igihe kirenda gusoma mbese kirasohoye kuko mugiye kudatana mukazasiga njyenyine. Arababwira ngo ariko si njyenyine, data ari kumwe nanjye. Arababwira ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri iki mu isi mugire umubabaro, ariko arababwira ngo ariko nimuhumure nanesheje iyi si. Turagushima kuko niwe wanesheje iyi si. Iyi ni isi y'imiruho n'isi y'imibabaro. Tutababaye tuba twarageze muri paradiso, ariko ntabwo turageraho Satani atageze imyami. Ariko twinginze Imana nyir'ihumure, dusange nk'Imana, tugirire neza nk'Imana, tangiza natwe tuze kugana ku musozo, kandi bikomeza gukorwa byose bikurikirana n'uko ubishaka. Icyubahiro nigikomeze kuba icyawe. Tuzabaje Imana Data mu izina rya Yesu, amen. maze mw'isi yagizwe nshya tuzabaho dusugiye kudapfa kwaguye gupfa tutakibabara kwiremo ubari kwiremo nukaraje saraje kandageze kwiremo maze n'isi yagizwe nshya tuzabaho dusugiye kudapfa kwaguye gupfa tutakibabara kwiremo ubari kwiremo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwiremo. Haleluya. Uyu muririmbyi yaravuze ngo ntihazabura intambara, ntabwo amahoro azahoraho, azagumaho. Turi kuri iyi si kugeza umunsi Yesu azatsembaho urupfu n'ibyaha. Aho niho ibyiringiro byacu bihagaze, aho niho dutegereje kuzaba umunsi umwe, kandi aho niho hashingiye rero ihumure ryacu. Kadusoma ijambo ry'Imana, Abaroma ibice 5 umurongo w'12 turi buganireho muri uyu mwanya utoroshe. Abaroma ibice 5 umurongo w'12 haravuga ngo nkuko bimeze gutyo, kuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. Amen. Ijambo turi buganire uyu mwanya mu mwanya muto ni ijambo rivuga ngo muhumure, Yesu yatsinze urupfu. Haleluya. Amen. Duhumurike kabisa, Yesu yatsinze urupfu. Ndumva mfite byinshi byo kuvuga ariko nta mwanya, ahubwo aho niho hongera umunezero n'ibyishimo mu mitima y'abakunda Yesu n'abahishuri bako gakiza. Iyo bibutse Yesu bakamenyeshwa n'umwuka imirimo yakoze, barahagarara bashikamye bagakomera mu mwanya nk'uyu utoroshe. Rero hano turagenda twitonda, haravuze ngo kuko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose, nta n'umwe udapfa, kuko bose bakoze ibyaha. Twese turi mu nzuzi y'Imana, Bibiliya turayumva. Ni ukuvuga ngo urupfu ni umuntu waruzanye. Amen. Urupfu narwo ibyaha ni umuntu wabizanye. Ibyaha bizana iki? Urupfu. Rwa rupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze iki? Ibyaha.
mfite icyo nababaza bigisha nk'umwarimu kubwiye ngo ibyaha n'urupfu ni iki gikomeye ni iki gikomeye ni iki kibi cyane kamvuge gutyo yes ndumva muzumva neza dushobora kuvuga ngo ni urupfu kuko rutubabaza ariko mu by'ukuri icyaha nicyo gikomeye kurusha urupfu amen kuko icyaha nicyo cyabyaye iki kandi bibiri ikavuga ngo icyaha nibwo rwori rw'iki urupfu icyaha nicyo gituma urupfu rubabaza nicyo gituma urupfu rugira imbaraga ni iki ni icyaha rero hano havuze ngo urwo rupfu rugera kuri twese nta n'umwe muri twe utazapfa amen kuko twese twakoze iki ibyaha ese twese twakoze ibyaha aho ngaho tugomba kwibaza kandi haleluya yego twabikoreye muri Adamu kuko Adamu amaze gukora ibyaha yagize kamere y'icyaha atubyarana irya kamere y'iki y'icyaha kamere ikunda ibyaha amen noneho umwanditsi w'abaroma aravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'iki bw'Imana icyaha nicyo cyadushize inyuma y'Imana kidushira inyuma y'igipangu cy'Imana kidutandukanya n'iki n'Imana kikinga ijuru titwaba tukiganira n'Imana haleluya haleluya ndashaka ngo mwumve ukuri kwa Bibiliya icyaha kimaze kuza cyatandukanije umuntu n'Imana urwo urupfu rwo mu mwuka Adamu atandukanywa n'iki n'Imana Bibiliya ivuga ngo Imana yahise imwirukana mu bwiza bwayo Imana izitira ahandi ihazitiza abamarayika bafite inkota zaka umuriro kugira ngo Adamu atazagaruka Adamu ajya kure n'Imana arapfa mu mwuka babyita shite babyita kugwa babyita gupfa mu mwuka icyaha kandi nicyo cyateje urupfu rwo mu mubiri ndashaka ngo twigiye kumva bituma dupfa Imana yari yarabwiye Adamu iramubwira ngo nurya imbuto ugakora icyaha ngo no gupfa uzagira gute uzapfa noneho Adamu amaze gukora cya cyaha yongeye kurama imyaka ariko yapfuye mu mwuka wa munsi ariko imyaka magana urwanda mushire apfa no mu mubiri ni ukuvuga ngo kubera icyaha uyu mubiri utegerezwa gupfa amen kugeza igihe Imana izatwambikira undi mushya haleluya umubiri mushya udapfa Yesu ashimwe ikindi nashatse kuvuga ku kaga gakomeye k'icyaha nuko gateza abantu imibabaro iterwa na rupfu amen rupfu atera umubabaro ukomeye cyane niba hari ikintu kibabaza ni urupfu niba hari ikintu gitera igikomere kidashira ni urupfu niba hari ikintu cyatumye abanyarwanda baca umugani ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nubwo utayabona ni umuntu wabuze se akabura nyina akabura umwana we akabura umuvandimwe uwo nguwo ntaza avurwa n'ikindi cya gikomere aragihorana avurwa gusa no kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana haleluya aha tugeze rero ababuze uyu mwana urupfu rwadushize ahantu bita ngo ni mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ni hirya y'abariho ushobora kuba nabuze umwana tukabana gutya simbabone kandi muhane mwavuga ibintu sinzumve kuko natwikiriwe n'igikombe cy'igicucu amen kandi icyo gikombe ni igikombe gikomeye cyane nicyo gikombe igitabo cy'umugenzi kivuga arandika umwanditsi w'igitabo cy'umugenzi aravuga ngo Adamu akigezemo naje ngo Adamu mukristo akigezemo amen ngo yasanze gicuzi icuna cyuzuye umwijima mwinshi ngo yashinguraga ikirengeti yamenya aho agishinga umuntu wabuze uwe akabura umwana we amen arijimirwa ntagira yajya ntagira yava arahagarara ajya mu kabwibwe ikindi gikomeye mu gitabo cy'umugenzi kivuga ngo akayira kaho kari gato ngo kubera kuko uburyo mu ruhavu ko nanyerera ari bugwa mu isayo cyangwa kwagwa mu ruhavu bigatuma agenda mu buryo bugoranye niko ahuye n'igikombe cy'igicucu cy'urupfamera uwabuze uwiwe niko amera
ikindi igitabo cy'umugenzi kihavuga kiravuga ngo hari amajwi, ngo amajwi menshi akaza. Icyo gihe iyo wabuze uwawe nk'uko n'inzozi ziba mbi, n'amajwi menshi araza. Ayo majwi akibaza impamvu zabaye, akibaza impamvu ariyo zabaye, kandi biba kuri bose. Amen. Ukumva wakiriwe mu bandi, hakaza ngo amajwi y'abadayimoni, ndetse mu Kristo we yahuye n'amajwi y'abadayimoni ngo bamubwire ko Imana yamwanze, Imana itakimushaka, ngo nashaka yituke. Amen. Igitabo cy'umugenzi ndagikunda cyane, kikavuga ngo yararushame ngo yibwira ko yatutse yakunda. Aya majwi rero azira umuntu uri mu gice, umuntu wabuze uwe ahura n'aya majwi. Yewe aya majwi ntaza mu bitekerezo gusa, aya majwi ntaza mu bindi, aza no mu buhanuzi. Amen. Haleluya. Naho anyuramo abahanuzi icyo gihe bakaboneka, bakakubwira impamvu yabyo, bakakubwira ibindi bikomeretsa. Amen. Urupfu rero ni ikintu gikomeye. Imana imaze kubona icyaha cyatuzaniye urupfu irababara. Haleluya. Itangira umugambi wo kureba uko izasenya urupfu, izakuraho urupfu, kuko Imana ni ubugingo. Itangira umugambi wo kureba uburyo izagarura umwene muntu, ikongera ikamwiyegereza akabaho. Haleluya. Nicyo gituma twaririnze ngo mu isi yagizwe nshya tuzaba dusugiye uku gupfa kuzakuka, gukurwe no kudapfa, tubeho tutakibabara bene umubabaro. Haleluya. Imana rero itangira kugambirira uburyo izakiza umwana w'umuntu urupfu, kandi Bibiliya ivuga ngo umwanzi wa nyuma uzakurwaho ni urupfu, kugira ngo kunesha kuzuye. Yesu ashimwe. Iyo usoma igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana kiravuga ngo urupfu na kuzimu n'umuhanuzi w'ibinyoma na Satani bazafatwa batabwe mu nyanja yaka umuriro, ariwo mazuku, ariwo rupfu rwa kabiri. N'ubwo mu rupfu narwo ruzapfa, umunsi umwe ruzafata uruhure. Haleluya. Iyo niyo nkuru nziza y'ijambo ry'Imana. Imana rero muri uwo mugambi wo kuzarwana na rupfu itangira kuzereka abahanuzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ibyereka rero Hoseya ibice 13 ndakunda cyane kuri 14 iravuga ngo nzakugura ngukuraho amaboko kugira ngo ikuziye. Haleluya. Imana ibwira Yesaya ngo ubwire ubwoko bwanjye, ubwire Isirayeli, ubwire n'amahanga ngo umunsi umwe nzabagura amaraso y'agaciro, nzabagura igiciro cy'urupfu rwa Kristo, nzabagura bavane mu maboko abajyana ikuzimu, nzabacungura. Haleluya. Utibyaha ngo atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ariko ngo mwacungujwe amaraso y'agaciro. Haleluya. Kari umwana w'intama utagira inenge. Yesu ashimwe. Abizeye ku gakiza bose baracunguwe, bakuwe mu rupfu. Nubwo gihari ariko ni n'urwo gusinzira. Haleluya. Yesaya nawe arabihanura aravuga ngo abana bapfuye bazaba bazima. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Umunsi umwe bariya bose badusize tuzababona, bazongera babe bazima. Yesu ashimwe. Kubera imbaraga z'ubumana. Haleluya. Abawe bapfuye bazaba bazima, kandi intumbi z'abantu banje zapfuye zizazuka. Arana ngo abari mu bukungu bumwe, igihe nikigera mukanguke, ngo kuko ikime kimeze cy'igitonda ku bwatsi, ngo kandi ubutaka, haleluya, buzajugunya bagize gute abapfuye. Izo nizo nkuru tugomba kumva, izo nizo nkuru ziba mu mitima y'abacunguwe, izo nizo nkuru ziba mu mitima y'abakijijwe. Haleluya. Sinkigira indirimbo cyane mu mutwe kuko maze gukura. Haleluya. Ariko hari indirimbo nyinshi zivuga ko tuzabona abatubanjirije, tuzongera kubona abadusize tukababona ari bazima. Haleluya. Haleluya. Hari indirimbo ivuga ngo imiryango niyuguruka. Ziza noza bari inzura y'ibiririmba turi ku mubiri yo, imiryango niyuguruka, umunsi umwe imiryango izakinguka,
kandi si umuryango w'ijuru gusa n'imiryango y'iva, iriya miryango yose ikingiriye hariya rusororo, iriya yose hatugiye kuje urabona imiryango yose yajyaga hashizeho imiryango kirya bashize ku mva ya Yesu, umunsi umwe iriya miryango izunguruka. Haleluya! Abapfuye bazuke, ikirere gisabwe n'abantu bazutse. Umurinzi araririmba avuga ngo tuzagera mu kirere ngo tuvuge ngo urabeho wasiwe. Haleluya, haleluya. Rero ntabwo Imana yageraga ku rupfu ngo irurangize itararangiza icyaha. Haleluya. Aho niho dushaka ko iyo ushaka gukora ikintu mu kirangizi utangirira mu mizi yacu, kandi iyo watangiriye hejuru imizi igihari kirashibuka. Nicyo gituma intego ya Yesu ya mbere ntabwo ari zo twigisha, ariko icyamuzanye yaje gukuraho ibyaha. Ibyaha bitera iki? Urupfu. Haleluya. Nicyo gituma Yohana yamubonye ariko ngo nguyu mwana w'intama w'Imana, haleluya, ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we. Bibiliya ivuga ngo abibambanwa ku giti. Maze muririmbyi w'indirimbo z'igiswahili nkunda cyane akavuga ngo zambi zimetundikwa msalabani alipojitoa Mwokozi. Iri ni isomo rigoye rikeneye umwuka wera. Haleluya, haleluya. Ririmo imbabazi z'Imana, uwazakiriye ahabwa ubushobozi bwo gutsinda urupfu. Zakunda gukurikira, iyo ukurikiye Bibiliya ukayisoma cyane, kuko ni inshuti yanjye nkunda kuyisoma, usanga Yesu amaze kuza ageze hano ku isi yatangiye kwerekana ubumana bwe. Bibiliya ivuga ngo agenda agirira abantu bose neza. Haleluya. Agenda akiza abo Satani atwaza igitugu. Muzi icyaha cyaduteye harimo urupfu, harimo n'ibindi bibazo, harimo n'indwara, harimo n'ubumuga. Icyo gihe Yesu rero yagendaga akiza ibimuga, akagenda ahumura impumyi, akagenda asibura abazibye amatwi. Yari yabisomye muri disikuru yiwe, aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. Haleluya. Yantumye, Yesu ashimwe, yantumye gukora ibi n'ibi, arabikora. Agategeka n'ibihe, agategeka n'umuyaga, agategeka n'umuraba n'umuyaga, bakavuga ngo uyu ni muntu ki. Hari igihe kimwe natuze se bivuga ngo muntu ki, ni irindi zina rya Yesu. Haleluya. Ngo uw'imiyaga n'imiraba zumvira. Yesu ashimwe. Haleluya. None amaze kwerekana yuko afite ububasha bwo gukuraho ingaruka z'ibyaha, yerekana ko afite n'ububasha kuri rupfu. Amen. Haleluya. Umunsi umwe agera kwa Yayiro, ntabwo turi bubivuge cyane kuko tugiye kurangiza, asanga Yayiro yabuze akana k'agakobwa ke. Haleluya. Yayiro yari yumva inkuru za Yesu, yumva ko Yesu akiza, yumva ndetse ko Yesu azura. Yayiro aragenda aramusanga aho yabwirizaga, aramubwira ati akana kanje kararwaye kandi kararembye. Amen. Uwo mwanya Yesu akibyumva, umugore umwe nawe wari ugowe n'ingaruka z'ibyaha, ugize imyaka 28 arwaye, aba yinjiye nawe akora kuri Yesu. Haleluya. Imbaraga ziva muri Yesu ziramukiza. Uwo mwanya Yesu atangira kubaza abamukozeho. Hari ukuntu umuntu akora kuri Yesu kubwo kwizera. Yesu ashimwe. Haleluya. Urugori n'imbaraga z'umwijima, n'imbaraga zikuriho zigakira. Haleluya. Muri wa mwanya amenye wa mugore atangira kumubwira amateka ye, wa mwana aracika. Abantu barazabwira Yayiro ngo wirusha umwigisha, umwana yapfuye. Amen. Yesu aramubwira ngo humura, kakurya yabwiye Marita turahagera. Yesu aragenda no mu rugo rwa Yayiro, yicara iruhande rwa kakana arakabwira ngo tarisa kumi, ngo gakobwa azuka. Haleluya. Umwana arazuka amusubiza se nyina, abereka ko afite ububasha hejuru y'iki? Urupfu. Abantu ngira ngo ntibabyemeye, Bibiliya ntibivuga ariko barasa naho batarabyemeye, kuko Yesu yakomeje kuzerekana. Haleluya. Undi munsi abantu b'Inayini, umwana w'ikinege yapfuye, umwana umwe gusa, nyina yari umupfakazi, uwo mwana w'umuhungu arapfa. Amen. Ibibazo twahuye nabyo nabwiraga abantu nkavuga nti sigira nabi, kandi igitangaje n'Imana ntigira amarangamutima. Amen. Birabyihorera pe,
nibajije ndetse kuko Imana izireka ibintu bikomeye tubona ko bikomeye bikatugeraho, mbona igisubizo ni uko yo izi byose kandi ishoboye byose, harya yakuye wa muntu ishobora no kuhasigara. Haleluya! Igakora ibyo wa muntu yagakoze kandi igakora n'ibiruta. Nta kiyikanga, ntivuga ngo uyu bwavuye turahombye, iravuga ngo ndahari ndi Imana nzakora ibyo yagakoze. Nicyo gituma bayita inshuti y'abapfakazi cyangwa umugabo wabo kuko babivuga, ndetse ikaba se w'iki w'imfubyi. Haleluya! Haleluya! Uyu munsi hari habaye igitangaza, ni nayini umwana umwe w'ikinege, umwana umwe w'ikinege kandi nyina ari umupfakazi, umwana w'umuhungu w'umusore arapfa. Umuhana wose w'inayini urajuguma, uratangara. Amen. Yesu kuko amenya byose, iyo yarari amenya izabaye inayini, arakata ajyayo kugira ngo yerekane imbaraga ze. Ahurira nabo mu kibaya bagiye guhamba, bagiye rusororo yabo. Haleluya! Ahuye n'abarababwira ngo nimuturikirira hasi, bagitura hasi. Igipoyo bari bafite umurwayi uwo wapfuye, ngo amufata ukuboko aramubwira umuhungu byuka, aramubyutsa ngo amusubiza nyina. Yesu ashimwe, kugira ngo bereke ko afite imbaraga ku rupfu. Uwo yari yapfuye, abinayini baratangara, iyo nkuru ntizibagirana. Haleluya! Yesu ni mwiza. Haleluya! Iyo nkuru ntizibagirana. Arabereka, ngira ngo abantu ntibongeye kuza abapingayi rero. Amen. Babaho baza bapinga ibintu, bagapinga n'ibigaragara. None harabihorera, Lazaro ararwara. Haleluya! Lazaro arwaye ngo arasibira, abibwira abigisha, ariko aravuga ngo igituma adatabara, amen, ngo ni ukugira ngo mubone imbaraga z'iki ziba. Aza kugera Betaniya, iminsi yashize, barasibutse, Lazaro barahanze. Haleluya! Ahageze noneho aramubwira ngo iyo uza kubaha musaza wanjye ntaba yapfuye, aramubwira ngo niwizere urubona ubwiza bw'iki bw'Imana. Ageze kuvuga ngo nimukureho ibuye, batananuka, nimukureho ibuye. Haleluya! Barikuraho, ahamagara Lazaro. Yesu ashimwe. Haleluya! uwari upfuye arazuka, kandi ahamagara mu izina, ngo ahamagara ku ijwi rirenga. Muri rizana rimbara mu magubwa azaza ahamagara amazina yawe bose. Haleluya! ngo naje zumva ibyaje zina nitane. Haleluya! Yesu rero yashaka kwerekana ko afite imbaraga ku rupfu. Reka ndangize umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo ibice 2:14 aravuga ngo rero kuko abana bahuje umubiri n'amaraso, niko nawe yahuje ibyo nabo kugira ngo ubutware bwe imbaraga ze nawe yahuje ibyo nabo kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa. Uwari ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani, abona uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Yatsinze urupfu. Haleluya! yarazutse atsinda urupfu kugira ngo abone uko abatura bahoze mu bubata bwo gutinya urupfu mu kubaho kwabo kose. Umuririmbyi aririmba ngo noneho twebwe, haleluya, ntabwo tugitinya urupfu ry'agasani, wararunesheje. Yesu yarazutse ni muzima. Haleluya! Yesu yatsinze urupfu, yanyaze imfunguzo za rupfu na kuzimu. Yiyeretse Yohana aravuga ngo narapfuye, ngo ariko ndiho, ngo kandi mpora iteka ryose. Haleluya! Yesu rero ngo yazutse agatsinda urupfu, natwe tumufite mu buzima bwacu. Haleluya! Tuzatsinda urwo rupfu, dufite imbaraga zitsinda urupfu, dufite imbaraga z'umuzuko. Bibiliya iravuga ngo niba umwuka we yazuye Yesu aba muri mwe, namwe iyo yazuye Yesu izabazura kuri wa munsi. Haleluya! Tuzazuka. Reka uyu mubiri upfe, nanone ntuzurama, uzusaza. Reka uyu mubiri usaze, uruhukire ku buriri, niko Bibiliya izivuga. Haleluya! Umunsi umwe bapfuye bumva, abumvisha ubutumwa bwiza bazumva ijwi ry'umwana w'intama ubwo impanda izavuga, kandi abanyumvise bazaba bazima. Yesu ashimwe. Ariko kugira ngo twemere ko urupfu rwatsinzwe, tugomba kwemera ko n'icyaha cyagize gute? Cyatsinzwe. Kibaye kigihari n'urupfu ruba rukigize gute? Ruba ruhari.
ariko kuko urupfu rutagihari n'ibyaha byacu. Haleluya! Yesu yaravyikoreye, abanza kubibamba ku giti, abo abanza kubamba umuzi, nyuma abona gufata rupfu nawe amunyagifunguzo. Haleluya! Hari igice cy'Abaroma ibice 5 murababarira, aravuga ngo kuko bw'igicumuro cyumwe cyateye ku rupfu rw'imikwa n'umwe, niko nabahawe ubuntu busesekaye n'impano yo gukiranuka. Haleluya! Abantu baranezeza cyane ngo n'impano ngo bazarushaho kwimikwa mu bugingo n'umwe. Twebwe twagiye ubuntu, Imana iduha impano yo gukiranuka. Yesu ashimwe. Kandi twebwe abakiriye uko gukiranuka kw'Imana dufite ubugingo. Muri ijoro bavuga naho ubugingo buhoraho, kandi ubugingo ninde? Ese murazizeye? Haleluya! Nta kindi cyahumuriza bene data. Haleluya! Ko kumenya ko bafite ubugingo bwatewe no gukiranuka bahawe n'iki? N'Imana. Yesu ashimwe. Ko gukiranuka nako nindisije, kuko si uko amategeko, ariko ni ugukiranuka kw'iki? Kw'Imana. Twahawe wa munsi twizerana Yesu, kwatumye Imana ituvanaho urubanza rw'ibyaha, bituma Imana idushiramo ubugingo butsinda urupfu. Haleluya! Twebwe ntituzapfa. Iyo usomye Timoteyo avuga ngo ubwo buntu twaherewe muri Kristo Yesu bwerekanwe no kuboneka k'umukiza wacu Yesu Kristo wahinduye urupfu busa. Haleluya! Akerekanisha kudapfa ubutumwa bwiza. Aya magambo y'Imana muze muyasoma. Pawulo yandikira Abaroma arababwira ngo ubwo butumwa bwiza tubukoze isoni, ngo kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, ngo kandi muri ubwo butumwa bwiza ngo nimuharishe gukiranuka kw'Imana, ngo niko kuri. Haleluya! Ngo buheshwa no kwizera kugakomezwa nako. Imana yarababariye, kandi imaze kubagabira gukiranuka ibashiramo ubugingo butsinda urupfu. Haleluya! Haleluya! Reka duhagararire hari inkuru nziza iraryoha, ubutumwa bwiza buraryoha, kandi niho hashingiye ihumure ryacu. Muhumure rero, muhumure, Kristo yatsinze urupfu. Yesaya iramubwira ngo abawe bapfuye bazaba bazima. Ya nkuru yose yumvise Imana imubwira ngo nzabagura bakureho urupfu, kandi nzabacungura bakiza amaboko y'urupfu. Warakoze kudukiza, warakoze kudutsindagira mu bugingo, waduhaye ubugingo buhoraho. Ntabwo tuzapfa, tuzasinzira tuhuke muri iyi mibiri. Umunsi impanda yawe izavuga, nitwumva ijwi ryawe tuzakanguka. Aravuga Yobu, aravuga ngo nanjye ibyiringiro nzabimanukana mbigeze hasi mu mukungugu, ngo ninkanguka nzahaga ishusho yawe, ngo kandi nzakwirebera n'amaso yanjye. Tuzabona abana bacu, tuzabona ababyeyi bacu, tuzabona inshuti zacu, tuzabona abo twatandukanye. Wa munsi tuzinjira muri yasi yagizwe nshya, aho twebwe tuzaba dusugiye, aho kudapfa kuzaba kwakwiye gupfa, aho tutazongera kubabara ukundi. Aya magambo yabakomeye, aya magambo yawe Mwami ntabwo yinjiza mu mutima wundi atari umwuka wawe wera. Reka umwuka wawe dusange, asanga abavandimwe twebwe ababuze uyu mwana twakundaga, twari dutezemo byinshi. Uwo mwuka tureme n'ibyiringiro, yeyura igikombe cy'igicucu cy'urupfu mu ntekerezo zacu, amarangamutima yacu yongera abe mazima. Turemeke n'ibyiringiro zo kuzakubona, zo kuzabona uyu mwana n'abandi bose twatandukanye. Twongera turemeke n'ibyiringiro zo kuzabaho ibyo twari tumutezeho, ibyo twamurebagamo. Wowe uzabikora kuko nta kikunanira, urasigara mu mwanya we, uhasigare nk'Imana, utumara irungu, kandi uzakora imirimo yose Mwami iyo ubona idukwiye. Turagushimiye kuko uri Imana yatumaze irungu, yatumaze n'ubwoba, yadukuye mu bwoba bwo gutinya urupfu. Icyubahiro ni icyawe, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Turakoze mu ijambo ry'Imana, murakoze kuritegera. Kubera amasaha dufite, dusigaranye byibuze iminota 20 hano kugira ngo tugende, kuko saa 7 zuzuye tugomba kuba twageze ku irimbi kugira ngo dushingure. Reka nsabe uyoboye umuhango wa kabiri n'abatambuke kugira ngo iminota isigaye bikoreshe neza. Karibu.
turashimira pasiteri uduhumurije mu ijambo ry'Imana. Reka tubashimire mu by'ukuri mwese bumvishe inkuru akababaro yo kubura umwana wacu, mukatuba hafi kuva mu menyamakuru cy'umweru kugeza uyu munsi wo kumwerekeza. Turabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ntabwo dutinda nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze, dufite umwanya muto hano kubera amasaha dufite ku irimbi ndetse n'umwanya baduhaye wo kuhagera no kuhamara. Turasaba rero abantu bake tugiye guha bagatanga ubuhamya. Murakoze. Kuko mubizi umwana badusize kuri uyu munsi ari umwana ukiri muto. Ubuhamya bwe buraza kujyana n'imyaka yari afite. Birumvikana ko ntabwo hari ibikorwa byinshi yaba yaragezeho, yari umuziranenge. Turagezeho umwirondoro we. Umwana yitwaga Ganza Kevin, yavutse ku itariki 14 z'ukwezi kwa 11 mu 2000. Murumva ko yari afite imyaka 3 n'igice. Umubyeyi we yitwa Keza Nadine. Ni ukuvuga ngo imirimo cyangwa se igikorwa yari atangiye kimwe n'abana bose bo mu kigero cye, yari atangiye ishuri, kandi yari umwana ushabutse wakundaga ishuri kandi w'ibyishimo byinshi. Ahangaha twakomereza n'ubundi ku byamurangaga nk'umwana muto. Nubwo umuntu aba akiri muto ariko aba afite ibimuranga, wakundaga abantu bose, uwo washoboye kugera mu rugo rwabo basura yarabibonye, ndetse n'abaturanyi bose yabakundaga kandi nabo bakamukunda. Ikibigaragaza ni uko izina Ganza muri quartier aho yabaye, abantu bari baturanye nabo hafi ntawe utarizi, kubera uburyo uyu mwana yari ateye n'uburyo ko yari ameze, ibyishimo yari afite n'uburyo yasabanaga n'abantu kandi ari muto. Igice cya kabiri turashaka kubagezaho uburyo umwana yarwaye n'uko yaje kurangiza. Mu gihe cy'ukwezi gushize nibwo umwana yatangiye kurwara, aza agira ikibazo cy'umuriro ugenda ugaruka kenshi. Tugerageza kumuvuza, tuvuza umuriro bisanzwe, imiti igabanya umuriro n'ibipimo bisanzwe, nta cyagaragaraga muri icyo gihe. Nyuma yaho twaje kumujyana kwa muganga, bamupimye basanga afite ikibazo cy'amaraso make, bamwongerera amaraso, banamupima bagaragazaga ko afite infection, nabyo bagerageza kuvura nk'abaganga ariko ntibyahinduka. Aribwo twakomeje kujya mu bitaro bitandukanye, abaganga baza kuduha transfer yo kumujyana i Butaro kuko hari ibipimo bashakaga ko dukomeza gukora. Mu byumweru bishize 2 nibwo transfer bayiduhaye, umwana tumujyana ku bitaro i Butaro. Yari afite yazanye utubyimba ku mubiri, mu mutwe no ku maguru. Tugeze ku bitaro i Butaro bafata sample twatubyimba, baradupima, baza gusanga arwaye kanseri. Ariko nk'abaganga batubwiraga ko umwana ukiri muto naho uburwayi bugeze hari icyizere bose ko bishoboka ko bamuvura. Nicyo cyizere twari dufite, kandi baduhamirizaga ko kuri iriya myaka ye
naho uburwayi bwari bugeze ari ibintu bishoboka cyane, ariko nyuma yaho byaje guhinduka. Habaye ku wa gatatu icyumweru gishize umwana araremba, ari ku mutwe cyane, ari nako akomeza gusa n'ubura amaraso, bamwongera amaraso. Nyuma yaho bigeze ku cyumweru umwana atakaza ubwenge, umunsi wose ubona byahindutse. Habaye ku isaha 2 z'ijoro umwana ararangiza, ubwo hari ku itariki 14 z'ukwezi kwa 4. Uko niko umwana yarwaye, ni nako yarangije. Reka tubasabe mukomeze mwihangane, tunabasabe kugira ngo dufate umunota umwe tumwibuke, muhaguruke tumwibuke. Murakoze. Ijambo mu by'ukuri biragoye icyo kivuga kuri uyu munsi, ariko ntitwasezerera abantu dufashe duhe imbaraga kugira ngo imbaraga mutima n'ibindi n'ibindi. Reka mvuge nk'ibintu bwa bibiri. Sinzi abantu benshi aha ngaha kugira ngo bazi umuryango wacu. Ni umuryango, ndavuga famiye kwa papa. Ni umuryango wakoze ibibazo bijyanye no kubura abantu. Kaboneka ko no nyine tugira amahirwe yo kubaho nyine nk'abandi, guhera kwa papa, guhera bavuga mu kagihugu muri famiye yanjye ndetse na barumuna banjye n'abandi bashiki banjye bose usanga tugira ibibazo byo kuvuga nk'abandi. Nk'umuryango wanjye twabyaye abana babiri, ndetse tugenda dukurikizaho n'abandi bagenda bapfa, abandi bageze kuri 5 bagiye bapfa. Ubu nyine bisobanutse nyine nuko turaburakira, turabatereka Imana duhaye abana babiri, maze natufasha kandi natwe tuzagira. Ikibabaje ni uko muri ino myaka 2 deja kandi tumaze gupfusha abuzukuru babiri. Tubonye nk'uyu munsi kuri sinzi niba kuri nimba nyine yamujyanye, twumvaga ko tubonye nyine adusimbura kubera ko turimo turakura imyaka 56 si mikeya. Twumva ko nyine tugiye kubona abana bazadusimbura, bazagira gute. Ariko mu by'ukuri kuba nabo batangiye kugaragara imbere yacu byaratubabaje cyane. Ngira ngo sinzi niba Imana izi zose zireba ibintu zose, iyo ibonye wa muntu muhaye agaciro mu muryango, mwumva ko ari we imbaraga zose ari we muzihaye izimutwara kubera ko nimba ariba yafuye, nimba iba yagize gute sinzi, nimba kupetetere uriye kwicira mu mwanya wanjye usanga noneho barya abantu badushira mu mwanya wayo. Nje niko nabitekereje mu rufu uyu mwaka, kuki byiza rimwe na rimwe. Ariko mu by'ukuri kubera ko nyine abajyana abakirisitu babyakiriye kandi turakomeye, ariko nyine tuzoroshe dusabira nyine mukadufasha. Reka dushimire abantu kuko mugenzi wanjye bazi bivuga ngaha mu kanya umwana yarwaye, ikura yarwaye, byose arasubiraho
ariko mu by'ukuri hari abantu batugezeho tukiri ibitaro. Rero cyane cyane kamanze shimire madamu by'ukuri ukwezi ko rero ukwezi n'icyumweru kimwe yari akimaze mu bitaro, akimara mu bitaro wenyine yakunda kunjya bamugaragaho kubera ko ahantu n'umwana bari bamuhejeje kuza bitaro cyari kirere kimwe n'ahantu akorera akagera akamugeraho, ariko mu by'ukuri arihangana kugeza umwana acikana amaboko yiwe. Mu by'ukuri ni kumushimira. Hari ba famiye bageze za bitaro ndetse bakihava tujista nyuma nk'isaha imwe umwana aracikana. Mu by'ukuri bamuzehe na bamukecuru bagezeyo no kubashimira, nubwo abantu benshi ngira ngo abantu benshi haba muri famiye meme na famiye toya yacu na famiye ngari ndetse n'abandi bose ngira ngo indwara y'umwana yarizwe n'abantu bake cyane bakino bari babizi, abandi ari kumenya tujiste umwana yacikana, ariko nyine hari abatugezeho kugeza ku cyumweru tuzanye umurambo hano muri morgue hari i Masaka. Urugo hari abantu twasanze hari i Masaka kuri morgue baraturiza mu rugo ku cyo gihe twabanye nabo n'abandi bose bakuze nyine badusanga. Mu by'ukuri tureka tubashimire kubisho bikorwa mwakoze. Abantu bakimenye amakuru bose barahuri baraje aratwikomuriza mu fata mu rugo ndetse n'amaterano yabaye bose baradufashije cyane. Numva dushina abandi bose babyumvishe, badufashije mu buryo materiel nk'abantu bakomoka za Rurambo, abafamiye yacu, famiye ngari yacu, na famiye ntoya ndetse n'abandi bose bari hanze badufashije mu kino gikorwa tukikora neza. Musukura mwese mwumve ko mwese turabashimiye kuba dabona kuba mwaje ahangaha uyu munsi mwese, abo tuzi n'abo tutazi, abaturanyi bacu bakabuga. Musukuri reka tubashimire kuba mwakoze cyane. Ikindi cyane basoza reka dushimire urusengero kuba mwaduhaye ahantu tubakorera imihango. Musukuri niba pasiteri ari hano kumushimira rwose kuba yaraduhaye iyo febe kuri muhangaha, turamushimiye. Pasiteri batubwirije, abahagarikiye, musukuri mwese tubashimiye mwese. Bisigaye uriya musukuru wacu ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, twizera ko tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru. N'ubu nyine dusize tubabaye ariko tuzamusangayo. Mwese mukomeye natwe turakomeye. Imana ibahumurije. amagambo menshi uvuga. Umwana aravutse turamureba, ari umwana w'ibyishimo byinshi kuko badukuze. Abantu bose bageraga mu rugo bose, ntawe atibwitagaho, ntawe atabazaga uko yitwa, ntawe atabazaga aho avuye. Tubana nawe akarwara, ararwara ejo bundi afatwa n'indwara, ntabwo twizera ko neza n'indwara idakabije cyane, kubera ko imufasha akiri mutoya. Turamuvura amezi 2 umwana azakira gutaha. Abaye ku wa 5 nijoro ararira cyane, ararira ingurira mu buryo abandi twari kubatesa umwana ntageze gute tabizi. Uhabiye ku wa 6 atakutwe umutwe urarwa, none bakuhira utwo kuranja cyane n'umuriro mwinshi. Ku wa 6 nijoro aranicaye ndi mu mutwe, hari mu gitondo asa nkaho araruka araraba, agamye amaso gutya arambwira ngo mama ngo bayi
rero sinabwira abacu turi kumwe twahuye n'abantu benshi aceceka amara akanya nubwo yahise agagara abaganga baraza ahageze ashyira muri za bomboni ariko nyine byari bisa nkaho byarangiye abantu baje bavuye hano i Kigali bamusize nanone ubona nta muntu urimo none nabo bashimiye baramuze n'abakecuru batugezeho hariho bamukazi banjye n'abagabo babo batugezeho baje kutugeraho mbere nkaba bashimiye n'abantu bose badutabaye kuva tugeze hariya twageze saa 9 nabo twasanze kuri morgue kugeza na n'ubu bari bakiri mu rugo abashimiye n'umumama hariya twadutuye ku Gisozi kuva uwo munsi byabaye yari mu rugo kugeza na n'ubu abamushimiye cyane Imana yamugisha abashimiye n'abandi bose babyumvise bakabaje gutabara Imana yamugisha kandi abasaba dusengera Imana ikomeze Imana idufashe nta kundi nkaba mbashimiye mwese Imana yamugisha tinda cyane muri byinshi ndavuga ibintu bibiri ndavuga kuri Keve ndavuga n'icyo nasobanura kuri iyi minsi Imana kwa Keve aza mu muryango wacu kuri twese yaratunejeje ikintu yavukanye twe tutari tugira cyane ni ukuvuga cyane yavugaga atangiye kuvuga yari afite hafi umwaka aduhamagara tukavugana ndibuka ko hari ubwo twavuganaga na nyirakuru cyangwa sekuru agahita avuga ngo bamutunzi tuvugane kuko yari azi ko niko bakunda kunyita mu rugo nyuma yaho atangiye gukura najya bimubaza agasa nkaho atinya ariko icyo mwibukiraho cyane ni ukuvuga kubaza ibibazo byinshi twari tuzi ko tuzabana nawe ariko Imana yamukunze kuturusha yamuhamagaye muri iyi minsi ndimo nibaza kuri ibi bintu hari umuntu umwe wanditse kuri WhatsApp yandika akantu karamfasha cyane arandika aravuga gusa aravuga ngo hari ibintu bimwe mu buryo Imana yaturemye tudashobora gusobanukirwa tudashobora kubonera n'ibisubizo ibi nabyo tubaho mu muryango wacu nta bisubizo na bimwe dushobora kubibonera nabyakiriye gutyo ko nta gisubizo na kimwe twabibonera bijyanye n'ubushobozi Imana yaduhaye nicyo gisubizo nakiriye kubura abantu mu buryo butandukanye nk'uko mukuru wanjye yabivuze bijyanye n'uko Imana yaturemye no bimwe Imana yaduhishe nuko bimwe bitugenze tudashobora kubisobanukirwa dushima uburyo mwatubaye hafi Imana ikomeze ibahe umugisha mwese amen. Ntabwo byoroshye kuvuga kuri uyu munsi hariho dusezera umwana wacu Keve uyu mwana yaje muri uru rugo tumwishimiye twashika hariya kwa sekuru ni abantu bavugaga bukeya uko babivuze ariko twarashikaga tugaseka gusa twarasekaga ku magambo yiwe aho yavuga ari umwana mutoya tukavuga ngo ni ukuri uru rugo Imana ishimwe ko yabatanze uyu mwana y'imvano muri uru rugo ariko urupfu rwa Keve rwaradukanze twarikanze baravuze ko Keve arwaye indwara turavuga ngo ariko Mana iyi ndwara dufite abasaza turahari turabakecuru n'abafasha bacu kuki iyi ndwara igiye kuri Keve itaje ngo ije kuraba abo ngabo bakuze ikagenda ikaja kuri Keve narabivuze babaye nageze hariya butaro ndeba ukunda yaribwa ukuntu ababaye avuga ngo ariko Mana uko niko wabibonye ariko
nuko niko Imana izigira. Shimira Imana kuko Imana izidukomeza. Yaba Imana itatubaga hafi abantu bababara bakiyahura, ariko mukivi Imana yacu zituba hafi ikadukomeza. Nukuri nizeye kuko izaja muri rugo kaba mu mwanya cyo yararimo abantu bagakomera, tuzakomera twese bishimye. Murakoze iryo jambo. nazagambabara kigatarabu noneho kimaze kuvuka sinazagangara ko sinazagangara mu rugo rwabo. Kiba maze kuvuka kazasanga urugo rwabo rwagize umunezero, kazasanga urugo rwabo rumeze neza. Noneho sinaba nkibi wabo kazankora iwabo, kumva irungu ry'abana ryarashize. None kibara dusize nta kundi twagira, n'Imana yonyine tuyereka izadukomeza, naho ibindi byose zakebe. Yari umwana kandi yari umugabo, yavugaga amagambo abantu bagatangara. None rero tuze mutwibuka uko twasigaye twebwe. akoze cyane. Bamaze kuvuga amagambo menshi ntabwo tuyasubiramo. Turagira ngo dukomeze urugo rwa Mukiza na madamu n'abana na mukecuru hano n'umuryango twese. Kuri mukuri gukomera. Bamaze kuvuga amagambo menshi, naje niko nibaje urupfu, ndibaza sinabona igisubizo. Uko urupfu ni rubi rurababaza. Bamaze kuvuga uyu mwana yavuze muri uyu muryango, twese mu muryango wacu turishimye. Tubona ko urugo rwa Mukiza rwongeye kubakwa. Iby'ukuri rwari urugo rumeze neza cyane, rwari rukomeye, urugo rufite ibyishimo, natwe twarugeramo tukishima. Ariko nibajije urupfu, ikibi cyarwo, urupfu rutagira isoni, urupfu nubwo kubabaza, urupfu ni rubi cyane. Ariko batubwiye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, iyo tutamenya Imana ntaho twombi, ntaho twobwiye. Ariko Imana ishimwe ko twamenye Imana. Twavuze amagambo menshi kuri umuryango mwese mukomere. Umuryango mwe mwageze hano turabashimiye. Kubana namwe byadukomeje, byatumye tubona amagambo tuvuga. Kubabona mwababaranye, biragaragara ko mwababaranye natwe. Umuntu wese wageze hano yatweretse ko turi kumwe, yatweretse ko tubabaranye, yatweretse ko uyu mwana yamubabaje. Ariko nta kundi twagira, ntidufite izindi mbaraga zo kugira icyo dukora. Turashimira abantu bose, ariyo abakwe bacu bavuye Ruhengeri, hari abana bacu bavuye Ruhengeri n'ahandi henshi, ni na Kigali hose mukaba mwaje mukagera hano. By'ukuri turabashimiye. Izi ni imbaraga mwaduteye, ni imbaraga mwatweretse, natwe turakomeye kuko twababonye. Hasigaye twihangane twese. Uyu mwana wacu tumwifuriza umugisha no kuzaruhuka neza, natwe tuzamusaba. Imana iduhane umugisha. Murakoze neza. Twiyongereye iminota mike, sabe famiye Nkoko asekuru Bakiza baze. Imana ishimwe cyane. Umubabaro mwinshi cyane mu bantu. Twebwe bamwe twarabimenye iby'indwara, umwanya umwe baga batubwira ngo ararwaye, umwanya bakatubwira ngo aroroherwa. Tugire ijambo dufata muri ayo majambo. Ariko habaye ejo bundi mu gitondo akazi rimwe arampamagara barambwira ngo umwana yarangije. Sinzi icyo natekereje amajambo akomeye nk'uko bahaye bavuga. Mbona ko uyu mwana yavutse ari ukugira ngo ubu mubabaro
ugeretse ku yindi mibabaro bari bafite. Niko nyewe natekereje ndavuga ngo umubabaro usubiye kuba mwamukiza werekana yindi mibabaro bose bari bafite, ariko ndavuga ngo Imana ishimwe. Ubundi nihanganiye kugera hano ndashoboye, ariko ndavuga ngo reka nze kubabona tubabarane muri aka kanya gatoya kandi duhumurizanye. Ijambo ry'Imana iyo barivuze imitima y'abantu benshi izikomera, abantu bagakomera, kandi tukamenya kuko muri iyi si atari iwacu, turi abashitsi n'abimukira duhaye dutambuka tugenda. Uyu mwana atanze ababyeyi babo, ariko nabo bazarangiza, kandi ijambo ry'Imana rikatubwira ngo hari igihe tuzabona. Nk'uko bavuze tudatwaye menshi, ndatekereza uyu mwana yari umwuzukuruza wanjye, bambaze karindwi. Ndatekereza ngo ese icyo gihe gituma ntapfuye, ngo uyu mwana azasigara apfa nyuma yanjye. Ibyo ndabitekereza, ariko mbona kuko atari ibyanjye ntabitegekaga, atari itegeko ryanjye, n'itegeko niko Imana yabishatse. None ga Imana ibakomeze, mukomezwe n'iri jambo ry'Imana mwumvishe bavuze hano, niryo ribakomeza, niryo ribafasha, niryo ribatabara. Naho ubundi butabazi bundi aho bwoturuka ntaho. Tunashimira aba bantu bose baje kuza kubafata mu mugongo kugira ngo babahumurize. Guhumuriza ni kwiza, kandi ikiruta byose twabaye abakristo twamenye Imana nicyo gusa. Bayihangane bakomere kuko wamenye Imana, igisigaye Imana imuri uko ryiza. Murakoze cyane umubyeyi wacu kuduhumuriza, kansabishimiye bagiye hariya dutegurira uburyo dusezera. Turahera ku bantu bari hano basohoke muri uriya muryango. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Ntukarire tuzabana, ibyago bizashiraho, ntituzabura amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Ntituzabura amahoro kwa Yesu mw'ijuru. Ayigitare cy'Imana, reka ngungirireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana, none ubu mwihishemo umujinya w'Imana. Ayigitare cy'Imana,
reka ngugireho kubw'imbabazi zawe kera waramberewe none ubu hishemo umushinya w'Imana none ubu hishemo umushinya w'Imana amazina maraso yo mu rubavu rwawe n'iz'uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga bizaryo bye kuzazidukundi imbaraga n'imbaraga bizaryo bye kuzazidukundi ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira yose ntibyashobora kudukuraho ibyaha byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha gucungura sifite icyo naguha nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho niwo byanirira uwo wapfiriyeho niwo byanirira dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushaka indirimbo ya 272 hanyuma tuje kwakira pasita komeza umuhango kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ibyerekana kuza kwe utakuboneka agiye kutugabira kubaho kwiteka kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Amen. Ubushobozi hejuru y'urupfu, hejuru y'igicucu cy'urupfu, hejuru y'imbaraga zose z'urupfu, ufite imbaraga Mana.
ubasha guhumuriza imitima, ubasha gukomeza imitima, ubasha gushumbusha. Urabishoboye Mana. Ijambo ryawe riratubwira ngo warageragejwe nk'uko natwe twageragejwe tugeragezwa, ubasha gutabara abageragezwa bose. Ngaho mutabazi wacu bikore kandi ubikora neza. Uyu muryango bavandimwe ni wowe wenyine wagera ku ndiba y'umutima. Magambo yawe, ijambo ryawe rikiza ryo nyine ryabasha gukiza muri uyu mwanya. Turagushima rero kuri soko y'ihumure ryacu, uri kumwe natwe muri iyi gahunda. Turagushima Mwami, twashimye yuko amara imyaka ushima no ku musaruro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kubw'ijambo tugiye kumva, urakoze kubw'imihango yose. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Nakoze cyane umushumba. Ubugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. 20 ariko noneho Kristo yarazutse, niwe muganura w'abasiziriye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana rirahumuriza. Paulo yanditse aravuga ngo kwiringira Kristo kwacu ntabwo ari uko muri ubu bugingo gusa, ntabwo ari uko muri iki gihe turiho muri iyi si. Niba twiringiye Kristo muri ubu bugingo kugira ngo adufashe, aturinde, aduhe ibyo turya, aturwaneho, bikarangiriraho ngo tuba turabo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Umukristo wiringiye neza yiringiye Kristo muri ubu bugingo, akongera akamwiringira no mu bugingo buri hakurya y'urupfu. Tukabona Kristo muri ubu bugingo uduhumuriza mu makuba, uduhumuriza twahuye n'ibyago nk'ibi, utwegera akayira umwijima w'urupfu. Ariko tukabona na Kristo uzatuzura inyuma y'urupfu, tukabona na Kristo tuzongera kubana nawe, tukabona na Kristo n'imirimo ye hirya y'imva. Haleluya. Nuko niko umukristo nyawe. Amen. Abaye yiringiye Kristo muri ubu bugingo gusa ngo abari wo kugirirwa impuhwe, abatazi umurimo munini Kristo yakoze. Nicyo gituma ku murongo wa 20 yavuze ngo ariko noneho Kristo yarazutse. Haleluya. Amen. Kristo atubera mwiza hirya y'umuzuko. Kristo atubera mwiza hirya y'imva. Kristo atubera mwiza ko yatsinze urupfu. Kristo atubera mwiza ko yazutse kandi akazuka kumuganura waba bose basinziriye. Haleluya. N'ibindi bihumuriza umutima cyane. Zimva zose munsi umwe zakinguka, imva z'abizera barahangaha. Amarembo azugururwa, nazo zugururwe. Kristo aduhamagaye tumubone hakurya y'urupfu, twambaye undi mubiri udapfa. Duhumurike rero, twizere Yesu, twizere Yesu watsinze urupfu, twizere Yesu wazutse ku munsi wa gatatu, twizere Yesu ufite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Uwo niwe twizeye kandi uwo niwe humure ryacu. Muhumurike bavandimwe, ko uyu mwana ntabwo bizoroshe namba, ariko hamwe na Kristo udushoboza araduha kwihangana. Reka dusabe abadufasha kugira ngo byerekana kuza kwe birihuta kuboneka, agiye kutugaje kandi ageze kw'irembo, maze mw'isi yagizwe sha tuzahaba dusukiye, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara kw'irembo, ubari kw'irembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Inzerekana kuza kwe birihuta kuboneka, Yesu agiye
maze mwisi maze mwisi yagizwe nshya tuzabayo dusugire kudapfa kwakuye gupfa twebwe twese tutakiri babara kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. uyu mubiri rero tugiye kuwubiba niko Bibiliya ivuga kuno kuwubiba nk'imbuto. Izi ndabo mubona zihari zisobanuye ko uzongera kurabya ubwo Yesu azaza uzaza umeze nk'ururabo uzongera ube mushya. nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga hano riravuga ngo no kuzuka kw'abapfuye niko kuri. umubiri ubibwa ari uwo kubora ukazazuka ufite ubwiza, ubibwa ari umunyantege nke ukazazuka ufite imbaraga, ubibwa usuzuguritse ariko ukazazuka ufite igikundiro n'icubahiro. tubibye uyu mubiri wa Keve uzazuka urabagirana hamwe n'indi mibiri y'abera. abashumba kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo maze mwisi yagizwe nshya kuye gupfa tutakirogora kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo ubari kwirembo nuko araje Yesu araje kandi ageze kwirembo. Byerekana kuza kwe birihuta kuboneka. Yesu agiye kutugabira kubaho kwiteka kandi ageze byose uri umwami utegeka byose uri Imana ikinga ntiyagira ukingura kandi bakingura ntiyagira ukinga. iyo uvuze ntawe kuvuguruza, iyo ukora ntawe gukoma mu nkokora. uri Imana ishobora byose. turahangaha Mana duherekeje uyu mwana, ariko icyo tugusaba muri abo bose bageze ahangaha turabasaba umugisha, turabasaba gukomezwa, turabasaba guhumurika no guhumurizwa. ababyeyi basizwe Mana ukomeze uganire nabo, ukomeze uvugane nabo, ijwi ryawe ribe muri bo. Mana data twebwe turavuga nk'abantu ariko bavuga nk'Imana. rero muri uyu mwanya niyo mpamvu tugusaba kubana natwe muri byose. Mana data watweze ijambo ryawe riravuga ngo tubabarane n'abababara twishimane n'abishimye. muri uyu mwanya mu bageze aha bose Mana kubabarana n'abavandimwe, ariko turagusaba ngo ihumure ryawe rigere ku mitima yacu. muri iki gikorwa cyose Mana tugikorane nawe, aho ari wowe ukora kandi ari wowe humuriza imitima ya bose. mu izina rya Yesu tubisabye, amen. komeze turirimbe, unabe hafi, komeza niyo ndirimbo ariko n'izindi. Gitare
z'umutima zindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga mu bihe by'umubabaro bimumuriza umutima sindubuka ntabwo umwanzi mu bihe byiza byo gusenga ibiyese ng'Uwiteka binyemeza yuko asubiza ategereje abana be ngo bamusanga bakenure ndamwiyereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe nirigiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga ndamwiyereje rwose ubu kuko yampamagaye ubwe nirigiye bwa buntu bwe nogeze ibihe byo gusenga guhora Uwiteka wacu uri nyiri ibyiringiro byose ntabwo dutandukanye ku bw'umubiri ariko turabizi neza yuko keke tuzongera kubana iteka ryose mwami Yesu ubwo uriho natwe turiho kuko ijambo ryawe ribitwemerera bitwizeza twizera tudashidikanya yuko azambara undi mubiri utagipfa utarwara turagushima yuko ibyiringiro byacu bizadukoza isoni tuzamubona imbona mubone reka rero ukomeze ubane n'umuryango ukomeze mwawe Imana ubushyigikire ihumbure ryawe rikomeze ribe isoko y'ubuzima bwacu tubisabye mu izina rya Yesu amen senga guhora Uwiteka kujye kumara umubabaro
byiza byo gusenga. Ubwo nibwo zasezera ku bihe byiza byo gusenga. by'ukuri nta yandi magambo turi bufate menshi hano, navuga ko gahunda yacu reka tuyihe umukuru w'umuryango kugira ngo ari ujya kubabwira ijambo ry'umuryango dusuhuza. uretse kubashimira gusa mwagize neza namwe kugira ibirori cyangwa ijambo twitsinda natwe tuzatwara. Mwakoze mugende amahoro y'Imana. Twavuye ku kigo tukirangije uyu munsi, reka dusabe umuryango ari murakoze. Komeze umuryango w'Umukiza, komeze umuryango wa Pasiteri Papa Yona n'abavandimwe bose n'abaje bose mu gikorwa cyo gutabara. Iko ijambo ryawe ritubwira ngo abajana na Yesu gutabara abandi bazagabana umugisha w'Imana. Reka Mana ukomeze imitima y'umuryango, inshuti y'abavandimwe, ngo tugiye kugenda ukomeze ubane natwe, ube muri uriya muryango, nta wundi ugaragara nk'umucyo muri iya nzu, weyure gicumwijima uhagaragara uri Imana nyamana. Komeza imitima yacitse intege, imitima yihebye, nta wundi uhagaragara muri kiriya cyuho cyakeze atari Imana yacu. N'izina ryawe uri Imana ishobora byose, komeze kwigaragaza muri uyu muryango no iteka ryose. Uzambaza Imana mu izina rya Kristo Umukiza wacu uri mu ijuru. Amen. Amahoro y'Imana. Abantu rero twari muri komite turajya guhurira kwa Mukiza. Ariho dusubira. Murakoze. Niko zasezera ku bihe